Haleluya, haleluya, haleluya bene data. Dushimiye Imana ko twongeye guhura tutishwe n'ibyaha. Dushimiye Imana ko yongeye kutwinjiza mu uyu mwaka mushya wa 2025. Dushimiye Imana yo yaturinze ikaturagira. Yabanye natwe 2024 iraturagira, iratugaburira, iratwambika. Ndagira ngo ahantu hose uri uhimana icyubahiro uyishimire kutwinjira mu mwaka wa 2025. Uyihimbariza imirimo yakoze, uyihimbariza uburinzi bukomeye yakurinze, uyihimbariza ibyo kurya yakugaburiye, uyihimbariza imyambaro yakwambitse, uyihimbariza iby'imbaraga yakoze, uyihimbariza ubushobozi bwayo, uyihimbariza ubumana bwayo. Ndagira ngo wibuke imirimo y'Imana uhereye mu kwambere ukagera mu kwa 12, uhimana icyubahiro uyibwire ngo Uwiteka warakoze kundinda, Uwiteka warakoze kundagira, Uwiteka warakoze kunzigama. Ndagira ngo kandi urebe kure, utekereze imirimo Imana yakoze mu kwa mbere, utekereze abantu bapfuye, utekereze abo mwari muziranye, abo wagiye gutabara, abo wagiye gushingura, abo wagiye kugemura kwa muganga. Tekereza imirimo y'Imana kuri wowe. Ndakwinginze uyu munsi utekereze imirimo y'Imana. Imana ishimwe. Ndagira ngo rero dutangire dushimana Imana. Imana yabanye natwe kandi bikomeye biruta uko umuntu yibwiraga. Yaraturagiye, yaratuzigamye, yatwitayeho, abarwaye yarabakijije, kandi ndahumuriza n'abandi bagize ibyago bigiye bitandukanye. Muhumure, amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka murengera muri byose. Muhumure, abahuye n'amakuba ataramwe, abahuye n'ibyago bitari bimwe, si urwangano rw'Imana, niko Imana yabigisemo, niko Imana yabishatse, niko Imana yabikunze. Nawe ntiwihebe, ejo ni heza. 2025 ni nziza. 2025 ndagutangariza amakuru meza, ni nziza, uzayibonamo ibyiza. Uhumure, ibyo utagezeho 2024 uzabigeraho 2025. Ibyo utabonye, imigisha utabonye 2024, uhumure, Imana yari kuzigamiye 2025. Ndagira ngo dutangire dusenga Imana. Ndabakiriye mwese abo dutangiranye umwaka wa 2025, abari hafi n'abari kure, ababanye natwe 2024. Ndabashimira inkunga mwaduteye, mwabanye natwe, mwaratunejeje, mwatwitayeho, mwakurikiranye ibiganiro byacu, mwakoze like, mwakoze share, mwaduhaye ama comment menshi. Imana ibahe umugisha. Ndabashimiye cyane abari mu Rwanda, abari mu mahanga. Imana idakiranirwa ibarebe neza, ibaha umugisha, ibaha amahoro, ibaha iby'imitima yanyu yifuza, kandi basohoreza amasezerano muri uyu mwaka twinjiyemo. Reka dusenge Imana, dusome ijambo ry'Imana ritabarambira, kugira ngo mukomeze mwenjoyinge, mukomeze muryoherwe, mukomeze mubyine, mukomeze muserebure. Dusoje umwaka. Imana ishimwe. Mana yacu, tugushimiye wewe wabanye natwe 2024, uhereye mu kwezi kwa mbere ukagera 2025 mu kwezi kwa mbere. Nanone watwitayeho, waraturagiye, waratugaburiye, waratwambitse, waraturinze, turindira ubugingo n'umubiri. Mwami Yesu, turacyari mu byizerwa. Dawidi yegeze yandika muri Zaburi ya 84, aravuga ngo ahirwa afite mu mitima yabo inzira zigana Siyoni. Mu mitima yacu haracyari mu inzira zigana Siyoni, haracyari mu inzira zo gukiranuka, haracyari mu inzira zo kwera. Turakiringiye imbabazi n'umurava wawe, turakiringiye gukiranuka kw'Imana isumba byose ihoraho. Turagushimiye rero aya masaha, tugushimiye ko wabanye natwe Mana. Dutangiye uyu mwaka, uzaduhemwe imigisha, uzaduhemwe amahoro, uzaduhemwe ibyiza, uzaturagire, uzaturinde, uzadukomeze, uzatwiteho, uzarinde ubugingo, uzarinde imibiri, uzaturinde gusubira inyuma, uzaturinde kunanirwa, uzaturinde gucogora, uzatugarurira kurya bidukwiye, uzadusoreza amasezerano, kandi ijambo ryawe rizagure muri twebwe. Urakoze Yesu, turagushimiye. Ijambo ryawe tugiye kuvuga, uvugane natwe, tuganirize, tugire inama, twigishe, twigire imbere yawe. Urakoze wumva gusenga mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana umwanya muto utari munini, kugira ngo n'abantu bakomeze benjoying iminsi mikuru, benjoying bonane. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi, mu gitabo cya Zaburi. Turasoma Zaburi 118, turasoma n'umurongo wa mbere tugire ku murongo. Ndasoma nihuta, ndasoma mirongo 9. Hari amagambo avuga ngo nimushime Uwiteka kuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abayisiraheli bavuge bati, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Inzu y'Abaroni ivuga iti, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abo baho Uwiteka bavuge bati, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka, Uwiteka aranyitaba, ashyira ahantu hagari. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, arantabara. Nicyo gituma nzabona icyo nshakira abanzi banjye. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Amen. Dutaruke dusome mu rwandiko rwandikiwe Abikorinto rwa 2, ibice
cya mbere ku murongo w'10 wonyine tuganire aya magambo tudatinze. Hari amagambo avuze ngo yaturokoye urupfu rukomeye gutyo. Dusubire mu aka kantu. Yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringiye yuko izakomeza kuturokora. Amen. Ntago ari amagambo menshi tugiye kuganira, ni amagambo ari mu ishimwe. Ishimwe rero si ngombwa gutinde, ndaza kuvuga ku bintu bibiri gusa, hanyuma niturangiza dusenga Imana. Ikintu cya mbere nshaka kuvugaho ni ukugira ngo utekereze urugendo wagendanye n'Imana kuva ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2024 kugera ku izi tariki ya mbere z'ukwa mbere 2025. Utekereze uru rugendo rwose mwagendanye kuva mu kwa mbere aya mezi 12. Ndagira ngo wongere wicare utuje, ukiza agatima impembero, utuje nta kajagari, wongere wicare utekereze urwo rugendo uko rwari rumeze, utekereze iyo nzira ndende ingana gutyo, utekereze abantu waherekeje batabarutse, utekereze abo wagiye gusura mu bitaro, utekereze kuba wagiye uhura impanuka wagiye ubona mu muhanda, utekereze ibyo bintu byose, ubitekereze. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ubare imigisha yose uko ingana, uyibare ntusige n'umwe. Aravuga ngo rega ni myinshi yo gutangaza. Tekereza imirimo y'Imana kuva mu kwa mbere kugera mu kundi kwa mbere. Imana yakoze ibiruta by'umuntu yibwiraga. Hari abantu batekereza ko nta kintu Imana yakoze, ariko igishoro n'ubuzima kuba uriho byonyine. Njyambwira abantu ngo nicyo gishoro. Kuba ugifite amaboko, hari abandi batayafite. Hari korali imwe yo mu Badventiste yaririmbye neza, iravuga ngo hari igihe umuntu ajya yiganyira ko adafite inkweto, ngo ariko ujye utekereza n'abadafite amaguru yo kuzambara. Ujye utekereza ngo kudafite n'igiceri mu mufuko, kudafite igihumbi mu mufuko, ngo ujya wibaza n'abadafite n'igiceri. Ngo buri muntu wese ku giti cye arababaye, ariko reka twe kwita ku ibyo byo kubabara. Oya, igishoro Imana yaguhaye cy'ubuzima kuburiho. Nushaka kumenya agaciro ko kuburiho, uze kunyaruka, uzagira usororejo, uzanyaruke ujye ahantu hari aho bashyingura imibiri y'abatabarutse. Uzahagere, uzahasanga ibihumbi n'ibihumbagiza byatabarutse. Uzibaze ngo nge niki natanze. Hari umuririmbyi umwe n'ubundi bashobora kuba ari umudventiste, yaririmbye ngo yewe mwana wa Adamu uri ugihumeka, mbese ntiwashimira Imana yakugejeje aya magingo. Wowe uriho ugihumeka, mbese ntiwashimira Imana ikugejeje uyu munsi, ikugejeje ku izi tariki, ikugejeje uyu mwaka? Umva nta kintu Imana yakoze koko? Imishinga yawe warapanze ntabwo wayigezeho, wenda byaranze, ariko hari ikindi kintu ukwiye kubushimira, ni uko ugihumeka. Ubwo ukiriho ni igishoro. Uhumure, ejo ni heza. Uhumure 2025 ishobora kuba nziza. 2024 wenda ntibyagenze neza, ariko njya ngira ibyiringiro. Njya mbwira abantu ngo jya ukomeza ibyiringiro. Ubushize narababwiye ngo nusenga ntibibe, ibyo wasengeye ntibisohore, jya ukomeza usenge. Niwizera ntibibe, jya ukomeza wizere. Kwizera ni iki? Ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Bishobora gutinda. Nyambwira abantu ngo amasezerano ashobora gutinda, akamara imyaka myinshi, akamara ibihe birebire, ukabona ndetse abantu bakibagirwa ko Imana yavuganye nabo, bakabivamo, bagatatira indahiro, bakabagirwa iby'Imana yavuze. Ariko si igisobanuro cy'uko iby'Imana yavuze bitazasohora. Ijambo Imana yavuze iririnda ibihe n'ibihe. Ijambo Imana yavuze, nabivuze na kare kuri Noheli narabivuze, reka nongere mbisubiremo. Ijambo Imana yavuze iririnda ibihe n'ibihe, iririnda imyaka n'imyaka kugira ngo irisohoze. Nta kintu na kimwe cyakwitambika ijambo Imana yavuze. Abantu barihagurukira, abantu barirwanya, ariko ijambo Imana yavuze nta kintu kijya gitambika. Oya, niba Imana yaravuganye nawe, komeza wizere. 2024 ntibyashobotse, ariko 2025 girira Imana icyizere. Girira Imana icyizere, ibyo bitabaye 2024 bizaba 2025. Girira Imana icyizere, ibyo bitabaye umwaka warangiye bizaba mu uyu mwaka. Girira Imana icyizere, nibitanaba uzakomeza ugirira Imana icyizere. Ubwo Imana igutije kubaho, amasezerano iracyazirikana. Imana izayasohoza, Imana izakurinda, Imana izakurinda. Umuririmbyi wa 70 mu ndirimbo z'agakiza yaririmbye indirimbo nziza, avuga ngo Imana irakurinda iminsi yose mu nzira icamo, ngo iraguhaza amahoro, Imana irakurinda. Nasomye iyo ndirimbo iranezeza. Yaravuze ngo Imana imenya ubukene bwawe, Imana ijye imenya n'ubukene bwawe, nabwira buzi ubukene bwawe, ibibazo bya Imana irabizi. Wowe komeza ubane n'Imana gusa, Imana irakurinda. Reka babwire ijambo rimwe. Uyu Paulo niwe wandikiye abikorinto, abandikira amagambo akomeye.
yarababwiye ku gice cya ku murongo wa 8 arabwira ngo sinshaka ko mutamenya amakuba nahuriye nayo mu Aziya, ngo nageragejwe bitu by'umuntu yakwizera, ngo ndetse nageze naho ngira ngo ngiye gupfa, ngo ariko kwari kugira ngo ntiyiringira, ngo ahubwo niringire izura n'abapfuye. Imana ishimwe. Arangije yandika ku murongo w'10 aravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo. Haleluya. Aravuga ngo nanone iracyaturokora kandi twiringiye ko izakomeza kuturokora. Iyaturokoye amajya, iraturokoye amaza, twiringiye ko izakomeza kuturokora. Iyaturinze impanuka, iyaturinze 2024 ikabana natwe, ikaturagira, ikatugaburira, twiringiye ko izakomeza kuturokora. Dufite ibyiringiro by'uko Imana izakomeza kubana natwe. Ubwo yabanye natwe 2024 na n'uyu munsi iracyakora, na n'uyu munsi iracyashoboye, na n'uyu munsi iracyarengera, na n'uyu munsi iracyatabara. Amaboko yayo nyambwira abantu ngo ntago ararambirwa gukora. Amaboko y'Imana ayacu yananirwa kubera ko turi abantu, ayacu yarambirwa kubera ko ari magufiya, ariko Bibiliya yavuze ngo iki muri Zaburi? Yavuze ngo kwiringira abantu, kwiringira Uwiteka bigira umumaro ukomeye kuruta kwiringira abantu. Guhungira ku Mana bigira umumaro kuruta guhungira ku bantu. Bibiliya rero yavuze muri Zaburi, Dawidi yandika iyi Zaburi, yaravuze ngo nimushime Uwiteka yuko ari mwiza. Uwiteka nahimbazwe. Turamushimye Uwiteka ni mwiza. Avuze ngo nimushime Uwiteka yuko ari mwiza kuko imbabazi ze, haleluya, zihoraho igihe cyose. Imbabazi z'Uwiteka zihora ibihe byose. Aravuga ngo abacunguwe nibavuga bati imbabazi ze zihoraho iteka ryose. N'ubu ndabivuze, imbabazi zawe Yesu zihoraho iteka ryose. Arangije avuga ngo ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka, Uwiteka aranyumva arantabara. Uwiteka aragutabaye nubwo utabiha agaciro, nubwo utabyumva, ariko yaragutabaye. Ibyatwaye abandi byari kugutwara, ibyahitanye abandi byari kuguhitana. Ntago wari ufite urukingo rw'urupfu, ntago wari kwigumiza mu mwuka wawe ngo ntupfe. Oya, nta rukingo bari baguteye ngo uvuge ngo bagukingiye kutazapfa. Oya, ibyisha abandi byari kugutwara. Kandi nyambwira abantu, urupfu ntirugira isoni. Tirugira isoni, rutwara ukomeye rugatwara n'uworoheje, rutwara umukire rugatwara umukene, rutwara umusaza rugatwara n'umusore, rutwara umwana w'uruhinja rugatwara n'indiri mu nda y'amezi 2. Urupfu ntirugira isoni, nta ruswa waruha, ntacyo warugururira, ntacyo waruha ngo ntirugutware, ntacyo warukangisha ngo ntirugutware. Reka mabwira kandi kantu mutamuzirikana, rutwara umunyabyaha rugatwara n'umukiranutsi. Ntacyo warubwira, rutwara usenga rukatwara n'udasenga, rutwara ufite amasezerano rukatwara n'utayafite. Urupfu ntirugira isoni. Rero kuba rutaragutwaye, kuba Imana itaragutanze mu maboko ye byaguhigaga, kuba Imana itaragutanze mu maboko byakurwanyaga, ihera icyubahiro uyishimire, uyibwire ngo nubwo ntabonye ibyo nashaka 2024 mfite ibyiringiro 2025 ko Imana yangirira neza. Kandi ndabyizeye, numva nizeye ko Imana yakugirira neza, numva nizeye ko Imana yagutabara. Wenda 2024 byaranze, wenda washatse akazura n'akabura, wenda warangije kwiga ntibabona akazi, wenda wagize imishinga yawe ushoramo irahomba, ariko ntago ari iherezo ry'ubuzima. Kuba byaranze 2024 iherezo ry'ubuzima. Oya, Yobu yandika mu gitabo cya Yobu yaravuze ngo erega haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Umva amagambo yavuze, yaravuze ngo naho imizi yacyo mu bice 12 yasazira mu butaka igasaza, ngo iyo cyumvisha amazi kirashibuka, ngo kikagira ibibabi n'ibitontome nk'ibizambere kurusha ibizambere. Rero nubwo wenda hambere hawe habaye habi, nubwo wenda mu mwaka urangiye byakubereye bibi, nubwo washoye ugahomba, nubwo wakoze ntibigende, ariko reba ko hari n'ibyagenze. Kuba uri muzima, amaguru yawe uracyayafite, amaboko yawe uracyayafite, ubwenge bwawe buracyakora, uracyafite ibyiringiro, uracyafite ibyizerwa, uracyumva umutima ugitera. Hari umugabo witwa Bagabo uvuga ngo agatima karacyatera, agatima karacyatera. Ubwo agatima kagitera, izeye yuko Imana yakora ibintu byo wibwira. Ndabashimiye. Yari ijambo rya bonane, yari kugira ngo mbifurize umwaka mushya muhire, kandi babwira ngo ejo ni heza kuruta none. Iby'Imana yitegura kutugirira ni byiza kuruta ibyarangiye. Rero komeza uyigirire icyizere. Bibiliya iravuga ngo erega inzi ibyo nibwira nzabagirira, ntago ari bibi n'ibyiza. Imana izi ibyo yibwira, Imana izi ibyo yibwira kutugirira. Uhumure, uyigirire icyizere, ejo ni heza. Mugire umwaka mushya muhire, uzabarye ntuzabarye, muzagira amahoro, muzagira ishya n'ihirwe. Imana izabaha ubuzima, Imana izabaha amahoro, izabaha ibyo imitima yanyu yifuza, izabarindira ubugingo, izabarindira umubiri. Muzagume mu byizerwa, muzakume kuba bizerwa ku Mana no ku nshuti no ku bavandimwe, muzakomeze kuba inyangamugayo. Yobu niko yanditse, yaravuze ngo kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo, gukiranuka kwanjye ndagukomeje sinzakurekura. Niyo bitasohora ntuzarikure gukiranuka, uzakomeza ubinyangamugayo imbere y'Imana. Ndabashimiye, mugire umwaka mushya muhire. Tuzakomeza tujye duhurira kuri urubuga kwa kubifuriza umwaka mushya muhire. Imana y'amahoro ibarinde mu izina rya Yesu, amen. Mana yacu, tugushimiye ko waduhaye kurangiza uno mwaka, tugushimiye ko duhaye gutangira uwundi. Uzabane natwe muri uyu mwaka,
uzaturindira ubugingo, uzaturindira umubiri, uzaturindira ibyago, uzaturinda amakuba, uzaturinda ibiteye ubwoba, uzaturinda ibyica umubiri, uzaturinda ibyica ubugingo, uzaturinda akagambane k'abadayimoni, uzaturinda imbaraga z'ababi, uzaturinda imbaraga z'abapfumu n'abarozi, uzaturinda imbaraga z'abashika n'abashikisha n'ababandwa n'abaterekera. Ubutware bwawe buzabe kuri twebwe, icyubahiro cy'Imana kizatugote, uzaduhe kuhirwa mu nzira tuzanyuramo, uzaduhe guhirwa mu mibereho yacu ya buri munsi, uzaduhe guhirwa mu nzira zacu zose, uzatwiteho, amaboko yawe azaturamire ku manywa, aturamire nijoro. Mwami Yesu Kristo, uzaduha umugisha mu majya no mu maza, uzaduha ibyiza, ukuboko kwiza kw'Imana kuzabane natwe. Urakoze kuzabana natwe, urakoze kuri umugira neza, mu izina rya Kristo Mwami wacu, amen.